twabibonye rero aho witwa Dani yaramaze kugeza uwitwa Kami mu rugo iwabo agiye kumwerekana nk'umukunzi we. Rero Kami yahise yakirwa n'uwitwa Alice, ariko mwibuke ko Alice yari afite akantu k'umujinya ko kubabara kubw'ibyo yumvishe, ariko Kami yari yaramuhishe. Rero bagiye baricara, rero uwitwa papa Dani yaje areba Kami ahita avivura avuga ati uyu mukobwa kabisa ni mwiza, uyu mukobwa ni mwiza. Yamubajije rero amakuru ye, amubaza aho akomoka, amubaza amazina ye. Rero hano yamushimye, nicyo kigaragara cyo yamushimye, kuko Kami hashize akanya ahita anahaguruka asohoka hanze agiye kwitaba telefone. Rero uwitwa papa Dani yamugira inama, atangira kumugira inama ati rero uriya mukobwa ni mwiza pe, ni mwiza. Rero guhera aka kanya ugomba gutangira kwitwara nk'umugabo, ukitwara nk'umuntu nyine ufite umuntu areberera, umuntu ukureberaho. Rero ugomba gutangira rero kwitwara nk'umugabo. Yari arimo kugira inama umusore we cyangwa umuhungu we, arimo kumugira inama ati rero ubu ngubu ushatse watangira kugira, urabizi kandi yuko nta kibazo na kimwe gihari. Nimba ari ubukwe urimo guteganya gukora, njyewe ndahari. Urabizi ko njyewe iteka ryose muraniteguye. Rero twavuye tubonye uwitwa Dani ashyigikiwe na papa we rwose cyane ko ukibona uno mwana w'umukobwa Kami ni mwiza pe, ni mwiza ku buryo ukimara kumubona bihita byoroha yuko uvuga ati uyu nguyu yahita avamo umukazana mwiza, yatubyarira abuzukuru beza kabisa. Rero Kami igihe yarimo kwitaba telefone, witwa Alisa yarahise amufatirana cyangwa amubonerana. Aramubwira ati rero ndakubonye, ati mbabarira umbwire uburyo wifashe ukambeshya, undi ati se nakubeshya iki? Ati umbeshye yuko utigeze ubonana n'umukobwa Cedric yateye inda, ubimbeshye pe, kandi njyewe nzi mfite amakuru yuko yaje kukwirebera. Rero uwitwa Kami yaramaze kubona nyine n'ubundi yuko uwitwa Alice afite amakuru. Yese amubwira ati rero yego uwo mukobwa yaje kundeba, ariko ikosa nari gukora ntabwo nari kukwemerera yuko yaje kundeba, kuko nayo kuba ndimo gukwirakwiza amakuru nafitiye gihamya. kandi kuko amakuru twarabibonaga igihe uno mukobwa yavugaga arimo kubwira Kami yuko Cedric musaza yamuteye inda. Kami wabonaga yuko atamwizeye, ariko aka kanya witwa Alice yizeye uriya mukobwa cyane ku buryo bishobora kuba birimo kwangiza urukundo rwe na Cedric. Rero witwa Alice yakomeje nyine, ubona nyine yarababaye, yavuga ati umuryango wanyu nimba utanshaka mwambwira kugira ngo mukomeze mu nyine agapira cyangwa mukomeze mu ndondadonde, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo rwose, murimo kumpemukira. Ariko Kami amwexcusa, aramubwira ati nyamara ntabwo nari kubikubwira, cyane ko uwitwa Cedric musaza wanjye nta makuru yigeze ambwira yuko hari umukobwa yaba yarateye inda. Ati nta mukobwa yigeze ambwira yuko yaba yarateye inda. Ibyo ngibyo yabihakanye. Aho ngaho rero tugiye twigarukira ku mukobwa wacu witwa Gihozo. Yabonye rero witwa Tricia yarangira amubwira ati waruze amakuru yuko uwitwa Dani yagiye kwerekana Kami mu rugo. Undi avuga ati yego nyine bagiye kwerekana, se bakundana se? Uwitwa Gihozo avuga ati njye ntabwo nkunda Kami. Ubona nyine Gihozo sinzi impamvu nyine ndadakunda Kami, ntabwo mbizi, kuko Kami ni umukobwa ukunditse kandi w'umwana mwiza. Ariko ushobora gusanga nyine ari ya magambo ya Gihozo twamutindaho, kuko yarimo kubwira Tricia ati njye mbona ari uberanye na Dani umukunzi nako umusaza wanjye, mbona ari muberanye rwose. Ukuntu umeze aramutakagiza mwe cyane. Aho ngaho ntabwo turi batinde, byari utugambo nyine turi aho ngaho twa Gihozo. Aho ngaho ntabwo turi batinde, aho ngaho turi twavuye tujya twigarukira ahari uwitwa papa wa Dani. Rero yaramaze kubona umukazana, n'ahandi amakuru rero yaguhita yajyana usibye guhita yaha umugore we cyangwa mama wa Dani. Amubwira ati rero ngubu
umusore wawe yarakuze ubu ngubu noneho ibintu ni neza. Ati se amakuru ni ayahe? Ati ubu ngubu yarambwiye ngo azazana umukazana kumunyereka mbanza kumupinga, ariko ubu yazanye umukazana kandi yazanye umukazana mwiza pe, umukobwa mwiza ufite amagara matoya, umukobwa rwose usa neza w'inzobe nziza, umumetisi, umukobwa w'umuzungu yamutatse cyane kabisa, ubona yuko yishimiye kubona umuhungu we azana Kami mu rugo cyane rwose. Twabibonye yuko uwitwa noneho Dani we ashyigikiwe cyane. Ese n'uwitwa Alice niyerekana Cedric azashyigikirwa se? Sinzi. Kandi n'imiryango uwitwa Cedric azaba ashatse mu rugo rwa hano, n'uwitwa Kami azaba ashatswe mu rugo rwa hano. Ubona nyine ko ari ibintu byiza cyane, kuko n'uwitwa Alice yavuze ati basi arimo kubwira Kami ati basi se nta nubwo wari kubikorera yuko ukundana na musaza wanjye, ku buryo nyine urabona musaza wanjye aramutse akoze ibintu bitari byiza, urumva njyewe nabiguhisha? Ni nko kumubwira ati gutyo. Turabizi yuko Dani aramutse akoze ikintu kitari cyiza ko nanjye ntacyo naguhisha. Ati rero yasa nk'aho amushinja yuko uwitwa Cedric yaba yaramubwiye yuko yateye inda, ariko ntabimubwire. Rero aho twavuye turangije twigarukira kwitwa Alice n'uwitwa Dani barimo kuganira. Rero Alice yarimo kuganiriza Dani, arimo kuvuga ati ubu ngubu Cedric ati kubera iki abahungu mutitwara neza, kuki abahungu nyine umuntu abereka ko abakunda, mwebwe mukarangira wenda mubiciye amazi cyangwa mutakibishaka. Ati kubera iki mwitwara gutyo mani? Nyine ubona yuko ababaye. Rero witwa Dani yamubajije ati se mbwira ikibazo, urasa ku ntego, mbwira ikibazo nyine ni ikihe? Ati ikibazo rero gihari aka kanya, gihari kandi gikomeza kundya ahantu, ni uko aka kanya uwitwa Cedric yatinda undi mukobwa. Dani rero ntabwo yabyumvisha, avuga ati reka no, ati ntibishoboka. Hano rero naringize ngo Dani arakariye Cedric, ariko nyamara uko twabibonye Dani ahubwo yararakariye uwitwa Alice, uko twabibonye. Ati yakubise ameza aravuga ati ntibishoboka ibyo bintu. Undi avuga ati yego birashoboka. Ati oya, ati urimo kuvuga noneho. Hano Alice yavuga ati njya kumureba akanyisha, kandi Alice yagiyeyo rimwe. Ati njya kumureba akanyisha, ntabwo ashaka kumbona. Uwitwa Dani rero yese amukoza nk'isoni, amubwira ati ubu ngubu urimo kuvuga ngo ntabwo aza kukureba, ejo yaje kukureba arakubura. Nibuka yuko Cedric yaje hano agahurira na Dani. Rero Dani hano rwose yabaye umuntu w'umugabo, yarwaniriye Cedric wacu amashyi naye, kuko yamubwiraga ati wowe urimo kuvuga ubusa. Ati ibintu urimo kuvuga ntabwo mbyemera, ntabwo witwa Cedric yaba yarateye undi mukobwa. Kandi ikindi urimo kuvuga ngo wagiye kumureba arakubura, ngo uramubura. Yaje hano arakureba arakubura, nanjye mfata telefone ndaguhamagara ntiwanyitaba. Ati rero ibintu urimo kuvuga ntabwo mbizi. Witwa nde uyu nguyu witwa Alice yahise asa nkaho aguwe mu kantu, avuga ati se yaje kundeba? Ntiyigeze aza kundeba ngo ambure, yaraje aza kundeba koko. Hano rero witwa Dani yakoze umuti, kandi umuti mwiza cyane. Yari arimo kuvugira uwitwa Cedric, arimo kumuvugira rwose neza, ubona yuko basi wenda Dani abaye ahantu tutari twagakwiye kuba tuvugira Cedric, kuko turabizi ko Cedric nta kintu na kimwe yigeze akora. Aho ngaho rero twavuye turangije twigarukira kuri Kami. Yari ameze nk'uri kure. Witwa rero Cedric musaza we yaje, arangije abona Kami ntabwo ameze neza, aramubaza ati se Kami bimeze bite? Kami aramubwira ati rero ndagira ngo nkubaze, ati ahantu wari uri kubera iki nyine waduhisha ibintu byinshi, kuko iki ni ibiki waduhisha? Witwa rero Cedric aramubwira ati se n'ibiki urimo kuvuga njye nabihishe ni ibiki? Ati ibintu nyine ubona nyine agiye kubimubwira. Rero mu kujya kubimubwira uwitwa Cedric telefone ye yasonnye, ariko uwitwa Kami atarangije nyine inkuru yose, cyangwa atarangije nyine kumubaza iby'inda yaba yarateye,
rero uwitwa Cedric yitabye telefone Riderman umuhamagaye aramubwira ati rero birihutirwa ushatse aka kanya waza kureba uwitwa Alisa kuko Alisa aragushaka kandi aragushaka cyane, rero wabanguka kabisa ukareba uwitwa Alisa kuko aragukeneye cyane kabisa, aragukeneye, urebe ukuntu wahageraho cyangwa urebe ukuntu wamugeraho, kugira ngo urebe ko ibintu runaka byakemuka. Arangije uwitwa rero Cedric yahise ahaguruka rwose yihuta ntabyo gutinzamo ajya kureba uyu mukobwa Alisa. Rero akigera ku marembo yakubitanye n'uwitwa Gihozo arangije aramwitambika, amubesheje utubomba azi ko ari ya mikino ya Gihozo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Gihozo aramubwira ati rero ndagira ngo tube seriye, utagira ngo ni ya majoke yanjye, utagira ngo ni bya bindi byanjye, ibyo byose ubishyire ku ruhande. Ati muri aka kanya ndagira ngo tube seriye. Undi aramubwira ati Gihozo nyereka icyubahiro ubanze umbwire ese ni ikihe kibazo kiri hano, ni ikihe kibazo ufite ko mbona urimo kunyitambika, bimeze bite? Undi aramubwira ati rero ndagira ngo nkubaze kandi ntumbeshye, ni gute wifata nka boss nemeraga, wifata ugatera inda undi mukobwa? Hano iri jambo witwa Cedric nibwo bwa mbere yari aryumvishe, yahise agwa mu kantu aravuga ati uravuze ngo ngatera inda undi mukobwa? Ibyo se ubivanye hehe? Ati ibyo ngibyo ubivanye hehe byo gutera inda undi mukobwa? Ibyo ngibyo ubikuye he? Witwa uyu nguyu witwa Gihozo arakomeza amubwira ati yego, ahantu wari uri wateye inda undi mukobwa. None nako rwose ubwo amubwira ibintu byinshi, arangiye amubwira ati ndagira ngo nkubwire ibyo bintu kugira ngo winjire uzi ibyo ugiyemo. Ni ngombwa ati ndagira ngo winjire uzi yuko ibyo bintu nkubwiye na Alisa abizi, mugiye guserera bimwe bya hatari. Witwa rero Cedric yahise yinjira ahamagara witwa Alisa, arangije akubitana n'uwitwa Alisa rero yanga kumusuhuza bwa mbere mu mateka twari tumaze kubona. Alisa yanze gusuhuza uwitwa Cedric, yanze kumusuhuza rwose cyane, arangije aramubwira ati wikomeza kunkoraho cyangwa unkozaho izo ntoki zawe, ati wowe urifata. Undi aramubwira ati ariko sheri wanjye ibi ndimo gukora ntabwo ari byo. Hano rero Alisa arimo guhubuka cyane kuko ibi bisa nkaho yemeye neza yuko uwitwa Cedric yaba yarateye inda undi mukobwa, arimo guhubuka cyane. Ibyo ngibyo byo turimo kubibona, ari byo uwitwa Cedric yamubwiraga ati buri kesi yose ibaye ntugapanike cyangwa ntukemere ibintu utazi, Ikindi na Kami yaramubwira ati ntabwo nshobora gufata ibintu umusaza wanjye atigeze ambwira ngo mbyemere. Hano Alisa yanavuze na nabi, aravuga ngo iranda inina nkuru cyane ushobora kuba waranayimuteye imbere. Kuko iranda ni nkuru cyane, ushobora no kuba waranayimuteye imbere nyine, cyagiye warabuze, muri make warabuze ahantu wahungiye ku muntu mwaryamanaga cyangwa ku muntu wateyeho inda, akaba ariyo nyine yaragufashije, birumvikana. Kandi hano bati rero umukobwa rero ubwo icyo gihe niba mwaranakundanaga, ati rero nibyo nyine yasaga nkaho arimo kumubwira ati wahungiye ku muntu wari warateye inda. Cedric rero hano ikintu yakoze, yababwiye ati Gihozo yaje, nawe araza arababwira ati gaho mubwire ubundi uwo mukobwa ninde murimo kumbeshyira ko nateye inda, uwo mukobwa ninde? Ati uwo mukobwa ninde, ngenda ngira ngo mumenye. Barangije baramubwira ati uwo mukobwa ni Aria, mwibuke yuko Aria muzi, nyamara ariko twari dufite amakuru yuko Aria yashimuswe. Rero yavuze ati noneho mureke noneho njye mpamagare uwo mukobwa murimo umuvuga ko njyewe nateye inda, mureke muhamagare uwo mukobwa muvuga yuko njyewe nateye inda, ndagira ngo muhamagare, sibyo? Ndagira ngo muhamagare uwo mukobwa muvuga yuko nateye inda. Yavanyeho telefone rero witwa Alisa, arangije aragira
witwa Alice arangije akomeza kumushinja ibintu, akomeza kubimushinja, ariko hano witwa ahubwo Gihozo yahise agenda agiye kuvoma amazi, arangije akubitana na papa we. Mu gihe arimo kuvoma amazi akubitanye na papa we, babanza nyine kugacishaho nyine k'abantu babo, arangije aramubwira ati rero ugambwira uriya musore ninde, uriya musore ninde. Mwibuka ko bigeze guhura, uno Cedric aje kureba Alice, rero yamubonyeyo na Gihozo, arangiye amubaza ngo uriya musore ninde, ngo yamubazaga uwitwa Cedric ngo ninde. Hano Gihozo rero atangiye kurya iminwa, ariko nyamara ijambo ryari rimwe ryo kumuvuga ngo niwe boss wacu, niwe boss wacu, kugira ngo hano binumvikane neza yuko witwa Cedric ari boss, witwa Cedric niki ari boss. Byari kuba ari sawa cyane kuri twebwe, kuri twese. Ese ahubwo Gihozo agiye kuvuga yuko uriya ari sheri wa Alice. Nabivuga hano birahita biteza akabazo. Mwibuke yuko witwa Shalom aka kanya ataraboneka, rero papa we ashobora kubyitwaza avuga ngo Shalom ashobora no kuba yarabuze kuko yamenye amakuru yuko Alice ashobora kuba ari undi mukobwa bakundana, bikaba byashyira mu kangaratete witwa Cedric, cyangwa urukundo rwa Cedric na Alice, cyane cyane ko ubu aka kanya ruri no hagati ruri mu mazi abira. Uru rukundo ruri mu mazi abira, rero ntihazamo no kuba papa Alice namara kubimenya, akamenya yuko ibyo byose, akamenya yuko Shalom bishobora kuba ibyo byose bishobora guhita biteza ikibazo. Reka duhite dutegereza turebe ese episode y'ubutaha izaba imeze gute. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwikokanda subscribe kugira ngo ibintu bijye bigenda fresh.